ndagira ngo mubwire niba uri umusore urimo urambagiza, urimo ushaka umugore muzabana cyangwa se urimo ushaka umuntu uzakubera mama w'abana bawe, uyu mukobwa ntakagucike. Hari abasore bibwira ko kuzagira umugore mwiza ari uko uba ufite amafaranga, ariko kurambagiza byahozeho kuva na kera. Ushobora kuba ufite amafaranga ariko wazana umugore mubi yose agashira, ushobora kuba ufite amafaranga ariko wazana umugore mubi ukaryama nabi, ukabyuka nabi, ugahora na stress, ugahorana umujinya. Uyu mukobwa rero niba afite ibi bimenyetso cyangwa se afite ibi bintu bigera mu 8 ngiye kukubwira bimuranga, ndakubwiza ukuri ntuzigere na rimwe umusiga kuko uzicuza. Niba udanafite amikoro, gerageza duke ufite mutubane. Uyu ntabwo aba akwiye kugucika namba, ntibiba bigomba kuba. Kora uko ushoboye kose uyu mukobwa rwose mubane, nicyo gihe kugira ngo ufate umwanzuro, kuko ibi bintu ngiye kukubwira ntubifate, ntabwo ari ibintu bisanzwe, ntubifate nk'ibintu bisanzwe, kuko umunsi azagenda uzasigara wibaza impamvu wamuretse, niyo wagera mu rugo uzasigara wicuza. Reka rero mubwire icya mbere, uzasanga ari umukozi cyane, uzasanga ari umukozi cyane akubwira ati ngiye ngomba gukora buryo n'umuryango wanjye ugomba kuzatera imbere ejo hazaza, ukumva ari kugushyira mu ntambwe ze z'imbere hazaza cyangwa se muri future. Uyu mukobwa w'umukozi tureke n'ibindi, ntuzamwiteshe, kuko buriya umuryango ntabwo ugirwa n'abantu babiri gusa. Ubu uzashaka umuntu, wamara kumushaka ejo ukaba wakora accident, akaba ari gutunga iki urugo. Gukunda gukora ntabwo ari kuba afite ibintu, imitungo ikomeye iki, oya, kuba nakubwira ati njye nifuza gukora, ukabona ntabwo ashaka kuryama, muri kamere ye harimo guhaguruka agashaka amafaranga. Uyu mukobwa ntazagucike imbere y'ibindi byose by'amarangamutima ngo wamukunze ngo ibiki, reka tube tubiretse, ntazagucike kuko igihe utamerewe neza uyu nguyu azahura urugo cyangwa se agashyigikira urugo rwanyu. Ku mwanya wa kabiri rero, nta kwishyuza urukundo, ntavuga ngo nagukoreye ibi nawe nkorera ibi, ashyira urukundo rwanyu imbere, ntago azanamo ibipimo. Aragukunda akabikora mu buryo busanzwe ariko atabigushyiraho nk'umutwaro. Iyo umukobwa atakunda kukwikoreza umutwaro w'uko yagukoreye ikintu runaka ngo nawe kora ikindi, burya nta bipimo, nta bintu runaka aba agereranya mu rukundo rwanyu. Ibyo agukoreye, niba uri umuntu muzima, ibwiriza ubikore, ariko hatajemo agahato ngo nawe ngo nkorere ibi. Katatu rero, agushyigikira mu bihe bigoye. Iyo ibintu bikugoye ntiyiruka ngo agutererane, ntavuga ngo ntacyo nagufasha, ahubwo nibwo yegera cyane iruhande rwawe akakubwira ati biraza gukunda cyangwa se bizakunda. Umukobwa ugumana nawe mu bihe bibi niwe uba ukwiye kugumana nawe no mu bihe byiza. Ku mwanya wa kane, nta guteza stress, nta gahora ashaka amakimbirane hagati yanyu, nta gusaba ibintu bidafite umumaro, nta gusaba ikintu ngo nukibura ngo arakare ngo amare ibyumweru 2 atarakuvugisha. Iyo mufitanye ikibazo agerageza kuganira nawe, kandi ntago aba aganira kugira ngo atsinde, ahubwo abashaka ngo mukemure ibibazo. Aguha amahoro rero, niko gaciro ka mbere gakomeye. Ku mwanya wa gatanu rero, agushishikariza gukura cyangwa se akwifuriza gutera imbere. Ntako akubwira ngo ngenda kwifuza gusa cyangwa se ngo ubona akwifuza gusa, ahubwo akwifuriza gusa kurushaho kuba mwiza, haba mu buryo bw'amafaranga, haba mu nzozi zawe, haba mu kubyibuha n'ibindi byinshi. Agusaba gukora cyane, akakwibutsa inzozi zawe, ukabona arimo aragusunika imbere niyo wowe ubwawe waba wacitse intege. Uyu mukobwa rero atuma wiyongera aho kugira ngo usubire inyuma. Uyu mukobwa ntazagucika. Ndizera muri kumva ibintu ndi kuvuga. Ku mwanya wa gatanu rero, agufata nk'umuntu ufite agaciro, nta kwitwaraho nk'umwanya muto gusa, akwitwaraho nk'umuntu w'ingenzi mu buzima bwe. Mbehe umuntu kwitwaraho nk'utinya kuguhomba uba umubona, n'umuntu kwitwaraho nk'umuntu uvuga ngo niyo nakubura nabona undi, uramubona. Yumva ibitekerezo byawe,
akwereka ko uri umuntu wa mbere, uri umuntu w'agaciro mu buzima bwe, kandi ibyo birigaragaza, si ngombwa ngo babivuge mu magambo. Iyo wahuye n'umuntu umeze gutya uba ubonye umugisha. Reka turebe rero ku mwanya wa 7 n'uwa 8, ari naho hari ibintu bikomeye. Usanga akenshi ari umuntu ukunda gusenga, yubaha Imana, ibintu byose wenda si ugusenga ngo yabikabirije bya bintu bimuvuga wenda ngo yataye urugo, ngo yagiye kuri aya masengesho, ngo yakoze ibiki mutabivuganyeho. Oya, muba muri mu rugo, muba muri ahantu mwasohotse, ukabona ko imyitwarire ye agerageza kubahisha Imana nawe ubwe kwiyubaha, haba mu gusenga, haba mu myitwarire, haba mu mivugire n'ibindi byinshi. Usanga ubuzima bwe bwose burimo Imana, ku buryo n'ibiganiro muganira akubwira ati urugo rwacu ruzagirwamo n'Imana, Imana niyo izarushyira imbere. Nyine usanga utuntu twose aturagiza Imana, yumva atari we, yumva atari wowe, ahubwo ari Imana. Umugore rero nusenga, iyo adasenga urugo ruhinduka urwa shitani. Uyu mukobwa ntazagucike, kuko inyungu zo gusenga habamo no kubabarirana, habamo no kwizerana. Izo mbuto rero nta hantu umuntu azikura atazi gusenga icyo ari cyo. Uyu mukobwa ntazagucike. Ikindi kintu rero cya 8 ari nacyo cyane, arakwihanganira ariko ntabura impaka. Yihanganira amakosa yawe ariko ntabwo yemera ko umukinisha uko wiboneye. Usanga atavuga byinshi, ariko iyo ageze ku rwego rwo guceceka uba uri hafi kumubura, kandi iyo ageze aho kugaruka kwe biba bigoye cyane. Muri kumva icyo mvuze? Uyu mukobwa ukwihanganira ariko ukabona mu buzima bwe agira imipaka. Ugasanga hari ibintu byayihangana, ariko hari n'ibyo afataho ijambo runaka akavuga ati njyewe ibi noneho ndabihaze. Aho avugiye ugerageza wikosore, kuko aba ari hafi kwigendera. Niba ufite umukobwa ufite ibi bintu byose cyangwa byinshi muri ibyo, ntuzamufate nk'ibisanzwe. Mwiteho, muganirize, mwereke ko umuzi ubwe, mwereke ko agaciro kagakwiye, ko ukuri ni uko. Abakobwa nk'abo ntibaboneka kenshi, ndabibabwiye rwose. Niba uzi ko ufite uwo muntu, gerageza utangire umwiteho. Niba warigeze kumubura, gerageza utangire bushyashya ushakisha, ariko ugendeye kuri ibi bimenyetso mubwire buryo urukundo rwonyine ntiruhagije. Urugo rwubakwa n'inkingi nyinshi. Urukundo ni fondasiyo, ariko urugo ni inkuta, ni ugusakara. Nyine hagomba kuzamo utuntu twinshi. Kora subscribe niba ushaka izindi content nk'izi, ko hari ukuri benshi bamenya batinze baranageze mu rugo. Ndabakunda, imbabazi nk'ibisanzwe, nawe utaha mu zindi video.